yewe nitwa Muhima Kagero iwanje ni mu Karingi irindi zina ryanjye nitwa Filipo niyo mazina yanje ngiye mu Karingi ndi umuturage waho kuva ryari nahageze muri 67 kugeza n'uyu munsi niho turi yego banje kubunga buke ngira imyaka 15 mwoba ariko nja kugaruka ubu niho ndi no kuvuga ngo mu Karingi uhagize iminsi itari mikeya magize iminsi myinshi nk'imyaka ishaka gushika ku 45 cyangwa 5 urakoze cyane hanyuma ku bantu nienda batazi Karingi bashobora kuba baravukiye irundu cyangwa iri epfo za Kabingo bakaza kuva hano akarere ka Karingi karangwa n'iki nk'umuturage waho akarere ka Karingi Karingi ihera hano hakurya yabigogwe hari mu irango ya Karingi nyine usubiza mu Karingi na kwa Sebikamiro bita kwa Sebikamiro yego kwa Kagero no kwa Gatabana no wasepa karibo abanyabyinshi nirya kwa Mutungwa no kwa Musinga no kwa Rusheba hari imihana myinshi aho niho hagize Karingi magaha kagenda haba amazina yego ahatandukanya iyo niyo Karingi tukihatura twahaje twahurira n'ababembe n'abafurero twese duhungutse turabana yego nyuma haza kuvuka amacakubiri abacu babitambara barahunga baragenda itambara murazizi ko zabaye baragenda twe turasigara dusigara ibintu byangiritse baratunyaga baratumaraho ibintu byose ariko twanga kuva mu gihugu turasigara dutuye aho ngaho mu Karingi turahinga ibigori tukeza n'ibishyimbo tukeza dufite umutekano abana bacu barimiriye ibitero bararwanye barabyimira ubu umutekano nibo babishinzwe twebwe abaturage turi mu byacu byo guhinga ariko ibo bari mu bashinzwe iby'umutekano so wacu urakoze cyane hanyuma n'ubundi ukoze kuri icyo gikorwa cyo kwirwanaho mwebwe nk'abasaza nk'ababyeyi mucumva gute twebwe kwirwanaho kwacu twemeye gutanga abana kugira ngo baturwaneho kandi birwaneho natwe twemera kukigumamo kugira ngo tube ingwate y'igihugu tureke kurwanira igihugu kandi ngo tugihunge turasigara ntitwagira amerwe kujiye abandi bagiye tuba batwirwaneho natwe mu buryo bwo gutura no kukigumamo twemera kukinyagirwamo no kukigorerwamo kugira ngo tuzoshike ku mahoro ariko tukirimo uko niko bimeze urakoze hanyuma iyo mutagenda agera mu mihana ubona harimo abasaza bagiye basigara ugasanga umusaza ari kumwe n'umwana umwe cyangwa ugasanga undi musaza nta mwana n'umwe afite baragiye baza Kenya bari za Uganda muri ibihugu bindi bya East Africa iki kintu nk'ababyeyi mucumva gute cyo kuva abana baragize cyane irari ryo kusiga ababyeyi babo kiki cy'abana hari bimwe bamwe bagendeye mu mashuri abandi bagendera mu budandaza abandi bagenda ngo ni mu iterambere ariko ngo tuze kwitera hejuru dusanga igihugu cyasigaye gutyo byari ngombwa ngo bazogaruke baze bubaka igihugu kuko iyo baroye ni mu gihugu ni mu isi naho kandi ibyo bamenye kera barabimenye bagomba kubizana bakabikorera hano hagati mu gihugu igihugu ntikibirangare kandi nyine gifite beneco twebwe abasaza turashaje ariko tuzatureba ibyo twakoze tugasanga bizopfa ubusa kuko tabana dufite urimo gusanga umusaza ari umwe ugasanga ari kumwe n'umukecuru ugasanga hari umusaza n'umukecuru yaranye n'abana ugasanga umwe niwe ufite umwana nawe yigendeye muri ako kazi kabo ugasanga urugo rusigaye gutyo n'izo nka zaranyazwe ariko niyasigaye ikabura n'uyiragira n'uyiteza imbere imirimo irahari mu gihugu ariko ibuza abayikora kuko imirimo iziterwa n'abantu iterambere rizanwa n'abantu
tekanye. yego urakoze cyane. Reka abo basore cyangwa se abana bari hirya no hino baza bumva kuko ababyeyi babakeneye. Ese umuntu iyo yabyaye umuntu ntakwiriye kubana nawe byibuze akamufasha imirimo. Kera bazaga baca umugani bakavuga ngo ubyaye ntaza aribwa n'imbwa kuko nyine abari mu kudutesa gutya kuko tudafite abana. Iyo tugira abana ntituba twaranyazwe, baba bararwanye. Iyo n'ubundi abasigaye nibo baducunze, n'abaje badusanga bavuye iyo mu mahanga ubu bari hano nibo baducunze. Abo bana bari bakwiye kuza bakazaduhamba bagasigara mu gihugu twakibaraga. Nuko uvuze neza cyane. Hanyuma n'ubundi kuko turavuga amakuru yo gutegwa, mwaratewe kugeza imyaka bamwe bavuga kuko ari 7 abandi 8 9 bivana n'intambara yagiye iba. Ese iyi ntambara ubona itandukanye ite n'izindi zose mwagiye mugira ko twumva mwaragiye mugira intambara nyinshi? Iyi ngiyi ni igoye kuko iyi ngiyi intambara twarwanye ni nyinshi. Twarwanye izikoni, turwana iz'amacumu, turwana n'izimbunda 2 3, ariko ntabwo twari twarigeze kuraswa n'indege, ntabwo twari twarigeze guterwa amabomba ameze gutya, ntabwo za gerenade 20 zapfukuye mu muhanda. Izi nizo ntambara zigoye, ziragoye cyane. Ubundi kandi abafurero twazaga duhungira hamwe, ababebe bamwe bagacikamo twahungira hamwe, ariko ubu ngubu habaye ikintu kivuga gusa ngo umunyamurenge. Umuntu wese w'umututsi atagomba kuboneka muri iki gihugu ngo bakidukuremo, natwe twanga kukivaho kuko niko tumeze. Ese niyo mpamvu babita abashitsi? Batwita abashitsi kuko tuvuga ururimi rw'ikinyarwanda, ururimi rw'ikinyamurenge n'urw'ikinyarwanda. Ijambo rya mbere ntituba tubashakamo, icya kabiri ntituzabashingira, kandi ntituzobashingira. Kubera ko mutazabashingira? Tutazabashingira tiduhuje imico. Umuco w'umunyamurenge umuranga ni uko utivangavanga. Iyo yivanze abataye umuco. Ko baza bavuga ngo nacyo cyo bari kimwe gituma intambara zigenda ziba kubera kuko mwanga kuko mubashinga. None usaba umuntu se yozana intambara ngo niho gusaba? Oya nuko kunyaga. Ayi neza gahanze bagomba gukoresha inabi. Ayi nabi ganda mukwe w'inabi waho. Nana mukobwa ugenda ku nabi, yogenda ari matekwa nyine. Ariko se byibuze urubyiruko rubyumva mwebwe abasaza akaba ari mwe mu byanga. Twebwe abasaza twebwe iyo ntambwe twarayitambuza, kandi urwo rubyiruko narwo baravuze ngo imfizi intambwe itega nkase nabo ntibazaba bakoze. Ntibazaba bakoze. Kandi n'umukobwa abajanye abari nk'icigaye wa wundi wananiranye, ariko umukobwa umwari azaje murenge kandi mukamererwa neza. None murabona icyo kintu cyo kwironda kuko bano bantu tiyaba nyine bafite ishingiro. Ishingiro ryabo ko muri abakongomani, ko muvuga ngo muri abakongomani nabo bakaba abakongomani, ukimwanga kubashingira kandi muri abakongomani. Turi abakongomani dusangiye igihugu, ariko ntidusangiye ubwoko. Twebwe turi abanyamurenge, tuza dushaka imurenge, nabo bagashaka mu babene. Urabona ko ntihobora uyu umwe nyine uzoshakayo, ntihobora natwe n'umunyamurenge ntihobora uzana uwo mukongomani, ariko umuzanye nanone azagora guhinduka azatura azagira iminsi. Ariko reka tube nk'abavuga kano kantu, ese koko nyine babashatse bashikire bakabyara abana boza bagaruka bakaza kwica ba nyirarume kweri? Nibo bazabica nyine. Gute? Bazabica, bazabarira. None ijambo rya mbere iyo bashatse umukobwa w'umurenge bazashika bakabyara. Bamara kubyara 20 tuzasubira ngo kuzana kuri yambuto. Uwagiye aba yagiye tuzatumuheba. None bagira ibifuzo byo kugaruka, bagasana bagiye ngo kwira kagasuzuguro ko kuza iminsi yose. Bamara kubahebura bakaraka, bakatwiraraga bakamererwa nabi cyane, kandi kurwana n'umwishwa ni ikibazo. Umutima baruma. None mukabona ko kino kibazo kizarangira gute cyo kuba basokuru wanyu baratangiye kuri iki kibazo cyo kwigwanaho nabaso kugeza kuri no munsi namwe ko murasaza n'abana musize nabo bari muri iki kibazo ko murabona mudusize? Twebwe aho tubasize nyine mu gihugu
muzumvikana mwenyine uko muzogira niba muzogira amatora ibyo ni ibyanyu ariko nk'ihano ryacu ndawuca munsi y'inzira ngo uzane uyu mugeni no gusangura yego twebwe abakera rigituma bavuga ngo imurenge nuko twihagazeho ese iyo tuzagushakana tuba turi tuba twarashize yego ndetse turi mu kubabazwa n'aba bana bagiye iyo bigwa twumva ngo bashatse abazungu ese nk'umwana umwuzukuru w'umuzungu uwo muroza azavugana gute na sekuru badasangiye irangi badasangiye n'imico umwana w'umuzungu ariko soko wowe wo kwanga kugira umwuzukuru w'umuzungu abe n'umukwe w'umuzungu nje sinza numva ndamukeneye bavuga ko kukubara ngo baba bafite ifaranga se ifaranga ntawe utazigira hari ntawe utazigira ifaranga n'uzishaka niko kureba kwa bandi nabo buzukuru n'abazoza baza baje gushaka ifaranga umuzungu kandi n'ababashatse ndagira ngo bagiye banatandukana nta namwana uzusigara ndabizi niko turimo kumva ngo bari kubashitsa bamara bagasubira bakabyara n'abana ngo bakagira imana umuntu azagira imana n'umugore mwanda ko ari ugupfa izo bintu mwe guti mwari mutarabyumva amasezerano ngo mugira n'imyaka y'imanda n'ibihigo hanyuma hari ijambo tuza twibaza ku bantu ba kera kugeza n'inda kuri no myaka yanyu hari ukuntu wasanga umugabo yubaka icyizere mu bandi bantu cyangwa akamenyekana kubera ubufura kubera ubunyangamugayo kubera ubumuntu ariko kuri none icyo kintu urubyiruko rwo nyine rutakicita kuri icyo kintu urubyiruko rwa none niki ruharutakaza mu gihe rutumva kuko iyo ndangagaciro ikenewe noneho urubyiruko ruriho ubu rwagiye mu masomo rurahinduka igihe nicyo kiza kijana n'abantu kugira ngo isapubuke ariko twebwe iwacu twakurega ihano ry'ababyeyi umunyamurenge ntiyazaga gurisha amata umunyamurenge yazaga byaza ingakama bose inka yacu umwana wacu urugo rwacu umugore w'iwacu ariko ndavugaga ngo umwana wanje cyangwa inka yanje cyangwa umurima wanje we ibyari ibyacu kuko nyine byari rusange wazaga uva ahangaha mu minembwe ugahuruka mu rurambo udafite faranga zihamba ukarya ugahaga kandi bakagutekerera n'ihamba ariko ubu ngubu za resitora zageze mu mazu abantu ko baragura imitsima ku nzira bakanywera amata ku muhanda akagurwa ejo ntigeze kubaho baje kubona iryo terambere karizomenya baririmo abarundi baravuze ngo biri none bimenya bari none ariko ubufura bw'umunyamurenge kwarukurera imfubyi n'abapfakazi no kubagaburira no kubambika nukoza amabi bakama bamwicarira nta rukiko rwahaba urukiko rwabaga imurenge gusa ukaburanira mu banyamurenge urukiko rwari urw'abagabo gusa basaje ntawo rajije umuntu mu kuzimu nta n'ababoherwa mu kuzimu bazaga boherwa mu mazu ariko ubu ngo ni kurara mu ndake n'iterambere ibyo ngibyo by'iterambere ntitwubimenya mwebwe ko muraza mubyihorera iterambere ryacu wari ukubyara ugashingira abana ukabashingira neza ukabaha iminani bakubaka igihugu bakubaha abantu bagatinya bavuga bagategera naho umuntu w'imyaka 50 ngo ndajamba gifite ijambo ubu ngubu ryabaye iry'abato n'abagore umugore wari warigeze gukoshera umugabo umugore yazaga ibi bintu zo kuba babaheza ijambo abagore muzumva gute ryo kweza nuguharabika nyine kw'igihugu no kwangirika baravuze bazaga baca umugani ngo urugo ruvuze umugore ruvuga umuhoro ariko bisobanura iki ruzarusambuka itegeko ry'umugore ntigikamira abantu nyawo ariko ndango nuko niyenda batari barize cyane ubu ngubu bamaze kwiga uko kwiga nyine ni kuko bavuye mu kabutini umugore yasabaga ijambo mu bagabo kavugiriye umugore yari gukamisha no gukuka no guhinga no kurera no guheka none se umukobwa wawe abaye yize akagira akazi akakubakira inzu ntabakoze uko abakoze ni amafaranga gayo yubaka ariko ndiyo yitiye ni inzu abakoreye urugo hanyuma soko mu myaka n'enda y'ubusore hari ibyo abantu bazabitiranya cyangwa se bakibesha bibwira ngo niko kuri ugasanga abasore bagiye mu mafuti
nayaye makosa umusore azakora amutakariza agatuma adatera imbere yibwira ko ari ukuri. Umusore bazaga bavuga kera ngo umusore ni umujambere niwe ukenewemo byose. Umusore abamo umutegetsi, umusore abamo umucuruzi, umusore abamo umworozi, umusore n'uzurwanira igihugu nibo bagabo. Ariko rero uyu musore aza kwangirika azaja mu by'abandi barimo. Abandi tuvuge baje gusenga bakajicurika mu matabi n'amayoga, baje kudandaza bakirirwa yicaye batinya imvura, baje kuragira we ntaragira, bamuhinga yiwe ntayifate neza, n'umugore ntamufate neza, uwo nguwo abari ntawe, abari gito. Uwo nguwo bazaga bamwita ngo nitukisha mu muryango, ngo nitukisha niyo ryari izina rye, gutukisha umuryango. None bakavuga ngo uriya mwana ni uwande, bavuga ngo Isaka avuga ngo ni uwa nyina, uwo mwana bazaga bamubwira ngo kuri nyina. Yaba gito akaba gito cyane, ariko yaba muzima tungana akabuwase. Ubwo zo kubonera aba mama oya Yesu kubabonera umugabo umwana umfizi indamitega gase ariko nyine upfubye azawa nyine. Uzorebe iyo umugabo yabaye intwari abantu bose bazavuga ngo wacu, ariko yasangura bakazavuga bakamuhamya nyina nabi wabo mwabo munzu, ariko ntabakibawe igihugu. None icyo si igitutsi, icyo ngicyo ubaye gito bamushira kuri nyina ariko muzima bakamushira kuri se. Nuko noneho abantu ni babiri, hari uburyo ni bumoso, umugore ga ni bumoso, ni ukwiye kurozwa mu bibi na byiza bikava kumugabo. Oye nuko mubona bari ngimana mugabo ni umugabo nyine. Ariko gabiriya byari byakera. None tukomeze tube muri iyo mico cyangwa duhindure iyo mico mwotora mw'ibyiza byakera mukabishiraho, mukagira n'ibyiza by'ubu mukabivanga bikaba byiza, ibibi byakera mukabita n'ibibi by'ubu bakabita. Uko ni ukuri. Hanyuma urabona urubyiruko rwagwerekerahe, ese ruraca rugenda neza mu murongo wa kinyamurenge cyangwa hari zo muamona tuba tugenda dute? Umuco ukera kuratakara, umuguhura n'umuhungu adafite inkoni yaho yinka, akazahura adafite inkoni agafite iradiyo, ese kuko abaragiye aba yategera umuziki aba ari kubyinka aho, ariko inka yahindura agakunda ngo anywe amata akaba ari uwo wa mbere ku gikombe, kandi umwungeri nyamwungeri taza kunda amata beno aza kena ngo inyana arizo zonka, inyana zishishe, ariko we agakunda ngo ari wo gikombe kinini inyana bayikamye kandi ntamenye naho yaraye. None kera kose umukwe mwiza yari umukwe umeze gute? Umukwe mwiza ijambo rya mbere umukwe agira ibintu bine biza. Ijambo rya mbere ni umwana ubuzi avuka, ijambo rya kabiri ukamenya ababyeyi ko batunganye nawe agatungana akabo kandi akagukwera, yamara akagutungira umwana neza, yamara akifata neza, uwo niwe mukwe mwiza. Akifata neza nkagute? Akifata neza ntanywe inzoga, akiyambika, akambika urugo rwe, akaruhingira, akarukamira, akareka n'izo nzoga, nubwo nanywa akanywa nk'abantu iyorora. Kera bazaga baba, ariko umugabo yazaga anywa nanone agashingira abana akabarera kandi akaragira. Ariko ubu ngubu twazaga kera umugabo bazaga anywa ikarabiya, abaga bicumi bakayirirwaho bakayiraraho, ariko ubu abahungu babiri mu kuyimara bakayikubita mu gitondo bagashyiraho n'ikimogo. Ubu bafite umuhogo wamba, bafite inararongereye. Hanyuma ngaho tubwiraga umugeni we mwiza. Hari urubyiruko rwarukumva rw'abahungu n'abakobwa bakeneye kumenya umugeni mwiza ni uwuhe. Umugeni mwiza nawe ameze nk'umukwe mwiza. Umugeni mwiza umenya iwabo, ukamenya se na nyina ko ari abanyamurenge, bazi n'ikinyamurenge icumuco, ugasubira akaba umwitonzi, akamenya gukora imirimo, akamenya kwahirira inyana, akamenya gukira inyana, akamenya amazu, akamenya kugabura, akagira akitonda, agaca bugufi agatinya. Ariko babandi bamaheneka wamusanga yarakanuye azatera ubwoba nuko ugataba umugeni. None se umukobwa utazi izo ngizo ariko ufite akazi
akazi ko ni akazi k'igihugu akwiye kugira akazi akagira n'ubwitonzi akagira n'umuco w'ikinyamurenge ntibimubuza gukora akazi ariko namara kubona akazi ahindura imyambarire ahindura imvugo yambara amahuzu ko baza bambara yambare nabi namara atukishe wa murimo we atukishe n'abamujanye kuko ni kubi. Urakoze cyane. Hanyuma sokuru mu kurangiza ngagira ihano uduha abivana n'imyaka umaze ngahi umusore nire hano wamuha umusore ijambo rya mbere umusore w'Imurenge twashobora kubwira ndagushimiye cyane kuri iryo jambo. Umusore azabanza akiyubaka aziyubaka uzubake wiyubake wambare wambika urugo ugira inzu numara wubaka ubwoko umaze kwiyubaka uzubaka ubwoko wubaka umuryango wawe numara kubaka umuryango wawe wubaka ababyeyi nabo muvukana numara ubone kubaka igihugu ariko ufite aho uri wotangirira mu gihugu ngo ari cyo banza uzobishobora no kwiheraho wamara ukazamukira ku babyeyi nabo muvukana ubwoko n'igihugu uwo ni gahano tweza abahungu. Ibya kabiri abahungu iyo bari bose kwihuza muzikavuga rumwe ni mu gace kubiri ni mu gushanya musubira inyuma muje gutekereza ikintu ngo kiza kibigendera umundi nabi mugatekereza ugasaba mukaza kubura nyamara rya jambo twari ko tuvuga wa munsi aha twari twatambitse mugatora imyanzuro mukavugira hamwe mugakorera hamwe imirimo itunganye ariko mbere no kwiba ukanze ukaba wamara ukabona kuja mu bandi ntiwogenda mu bandi udafite ijambo za guhuza ntaco burico. Yego so kureka tugushimire ku mwanya utanze uganiriza abatoya bari kure nimba hari abuzukuru ufite n'inda muri ibihugu bindi bazakuboneraho. Ndiyo noneho rero icyo navuga tubaramukije aho bari hose bari mu kugira neza bari mu kugemurira abanyina bakagemurira abase bakagemurira abashiki babo bakabubakira amazu benshi barasakaye amajanja kurayabona twaragowe n'ubwatsi abana bagize neza icyo ni igenda itandukana ariko bagize neza turabashubuje aho baherereye hose baherereye mu cyose turabashubuje kabisa. Murakoze cyane hasigaye mubwira umugoroba mwiza. Okay murakoze namwe mubwira undi mwiza. Asante.